ese uwo munsi bakubwiye ngo uyu munsi tujye kumanura amageragero wari umeze gute? Numvise ko noneho ngiye kwagurira ivuga butumwa hano hari abantu benshi kuko naravuze ntibukubwiriza hanze birarangiye. Imana yo yampaye ububyutse bwo kujyana imageragere. Nasabye Imana no ye kujya imageragere. Imana yo yamasengesho nasengaga iyakuramo ububyutse irambwe atahubwo ubwo bubyutse utabusubiza muri social media, utabusubiza mu muhanda. Ndikubwiriza hari umuntu umwe yafunguye urugi ufitiye ububasha atubwo Yongwe nkawe uri kubwira icyo abantu. Mburi cyo mubwira numva ndababaye cyane kandi igeze ahantu atubwo nkawe uri kubwira icyo abantu. Ariko ndamubwira ntafandi ni kumusaraba igisambo cyabwirije ikindi Yesu arakibira mu kirahura muri paradiso. Hariya rero niyo mpamvu naje nje mbwira abantu yuko ntazasubira mu muhanda. Ibiganiro bimbaza bimuza n'abantu muri Rwaserera ngo naka yavuze gutya ngo naka yavuze gutya birimo amagambo y'ubusutwa birimo gusebanya birimo gusobanura. Ntabwo ndi umusobanuzi oya undi pastor ndi umushumba ndi umubyeyi w'abantu. Ntabwo nzongera kwisiga imyanda muri bya biganiro bya Karabaye. Abagushijwe n'ibiganiro nakoze cyangwa se ibintu byinshi babonye kuri BigTown reka mabwire ngo bambabarire. Yongwe ukoze iki kiganiro ntabwo ari wa wundi Yongwe, hari icyabaye muri iki. Ntabwo Imana yampamagaye ngo nirirwe mu muhanda sakuza, sinzongera gusakuza nta n'uwanjye uzongera kubibaho. Hari umunsi ngo bakwibye Bibiliya muri gereza. Umunsi umwe rero wambereye mubi. Hari ubwo nari mfite igiterane muri gereza y'abagore. Yes, kuba arimo gukurikirana BigTown TV turabasuhuza kandi akeka ko mumeze neza cyane. Umuhungu wanyu Bakti nkaba nonje nagarutse hano kuri BigTown TV nkaba ndi kumwe na Pastor mukozi w'Imana Yongwe, ngira ngo muramuzi cyane. Yongwe nguyu hano kuri kamera za BigTown TV ariko inyuma y'ije kinini ari guce mu bibazo bitari byoroshye ku muntu ari we wese. Aho avuye arahazi byabayeho arabizi n'ibiki byose, ariko uyu munsi Imana yaduhaye ubushobozi twongeye twahuye nawe kugira ngo tuze kuganira ibintu byinshi bitandukanye. Reka nanjye ndi kuvuga pole sana. Asante Bagiti. Ewa ni hatari. Ni hatari. Byari bikomeye cyane. Si ibyakusema ni ibyakwihorerwa. Basi suhuza abantu bo kuri BigTown bari bagukumbuye. Reka dusuhuze inshuti za BigTown na inshuti za The Vibe ngo nazo ziba ziriho nyine. Tuzibwire ngo Imana ni nziza. Tubashimira abadusengeye, dushimira abatugezeho, dushimire n'abatubabariye. Rero nabo baba bahari. Hanyuma n'abakomye mu mashyi bati nabambwe. Abo nabo bagomba kuboneka kuko isi niko yubatse. Byose ntabwo byakwera. Ese muri urugendo wiziki tudutangirira ngaho. Mu rugendo se? Muri urugendo rwa urugendo nize inshuti cyari cyo. Hari inshuti mu bantu umeze neza, hari n'inshuti zikwizirikaho, hari n'inshuti numva hari inshuti mu bana gutya ukibeshya yuko abantu ari inshuti atari inshuti. Mugasangira mukabana mugatizanya ibyo mufite ariko ukaza kwibeshya. Hari n'inshuti rero, hari abantu muri urugendo nabonye ko hari abantu bankunda no mu rupfu rwanjye bankunda. Nabonye ko hari abantu bubaha ibyo nkora, nabonye ko hari n'abandi bantu ibyo nkora byaremereye. Okay. Byabaye ndi hanze ntabwo nari ndi mu Rwanda. Bita numva amakuru ngo mushuti wawe bamushyizemo. Bita ngira ubwoba ndavuga ngo ese ibyo muri kuvuga ni byanyabyo bitarajya no kwitangaza amakuru. Hari haciyeho nk'amasangahe. Bita mvuga ibi bintu ntabwo nabyemera. Nyuma sinzi umuntu yaje gupostinga akantu bitarajya no kuri YouTube kuri status ya telefone. Mvuga none Karabaye. Ese byatangiye gute? Iyo uko byatangiye ntabwo ndi bubisubiremo. Kuko byatangiye nyine narafashwe n'ababifitiye ububasha. Abafite buri leta gufasha ibifite impamvu yagufashe shyikirizwa ubugenzacyaha.
ubugenzacyaha rero ni ahantu bagera bakakubwira ngo uraregwa ibi n'ibi, wishe itegeko iri n'iri, mu ngingo iyi n'iyi, rihanishwa n'icyaha iki n'iki n'igifungo icyo n'iki. Ubwo rero hasigaye hanze nyine abantu basigara bavuga nyine bisakuza, cyane cyane abantu nkatwe turi muri social media cyangwa se turi mu kibuga cy'itangazamakuru, ariko ubwo ntiwongera kumenya ibyo hanze, umenya iby'imbere. Iby'imbere rero ni ugusenga, kubwiriza ubutumwa, kwihangana no kumva ko nyine uri umuntu w'umugabo. Ubwo kumbaza iby'inyuma sinabimenya, nuko byaje rero. Harya kesi yawe ribu niyo yakurikiranye, nta muntu wigeze ukurega bwa mbere bigitangira? Oya Gaburiya, ntabwo ribu yagufata ari uko umuntu yakureze. Ribu nayo ubwayo iragenza. Ushobora kubona uri gukwica itegeko kuko irinda itegeko. Ushobora kubona uri kwica itegeko nta wakureze, ikagufata ikagukurikirana, ikazakwereka ngo washinjwe iki n'iki iki n'iki iki n'iki, ikagushakira ibimenyetso. Nuko byagenze wita wisangamo. Uwo munsi wabyemeraga ko byakubaho? Njyewe se kuko nese ko iwacu atari mu isi inshuti yanjye, birabangwa iwacu ni mu ijuru, no dutegereje umukiza ko azaza aje guhindura byose bishya. Mu isi rero umuntu ararwara, mu isi umuntu arafungwa, mu isi umuntu akora ibyaha, mu isi umuntu avugwa neza, mu isi umuntu avugwa nabi. Isi ni nta munoza, ni ko wa muririmbyi yaririmbye. Ukiri mu isi rero uko ibyo bigomba, umuntu aba mwiza, umuntu aba mubi. Ibanga nuko ibintu bibaye urabyakira, muri kwa kubyakira ugatuza, ukumva nyine ko wabyakiriye, hanyuma ahubwo ukibaza uti ibyo nakosora ni ibihe, aho nacumiye ni ahahe, ibyo nakosora ni ibihe, ukabyakira. Nuko isi yubatse bagiti, nuko nguko kweri rwose. Tunyuzemo gato urugendo rwagenze gute? Apana kesi kuko mu nkiko twabikurikiranaga, abanyamakuru bitabiraga kabisa, kuko benshi bavugaga ngo munyamakuru, mu pastor, CEO wa Yongwe TV ni umuntu ukorana hafi cyane n'abanyamakuru, so bakavuga ngo reka tubikurikirane hafi kugira ngo tubitangaze. So byose uko byagendaga mu rukiko byageraga hanze byihuse cyane, ariko reka turekane n'iby'urukiko. Umaze kugera hariya bakubwira ngo kuramo inkweto, nimba ari umukandara n'ibiki byose injiramo, kugeza aho wiza kwisanga amageragere. Dusangiza urwo rugendo. Aho twaririmba ka karimbo wangu, icyubahiro ni icyawe Imana ntawe muzagisangira. Icyubahiro ni icyawe Imana ituye ahirengeye, icyubahiro ni icyawe Imana ntawe uzagisangira. Iyo wageze mu nzego z'ubutabera, buriya icyubahiro kiba gifite, icyubahiro nta kiba gihari. Izina waba witwa rwose wubahiriza amategeko, kuko waba wambuwe uburenganzira. Iyo wambuwe uburenganzira rero ufunzwe, uri kugenzwa kw'icyaha, kuko umuntu yamburwa uburenganzira mu gihe yamaze gufungwa, yamaze gukatirwa, babatu uyu nguyu yishe itegeko iri n'iri babihamije. Ubundi abakiri mu nzego z'ubugenzacyaha, muri izo nzego z'ubugenzacyaha rero nabo bafite amategeko bagenderaho. Amategeko bagenderaho nayo ngayo rero, bati kuramo umukandara, kuramo inkweto, kandi koko umukandara ushobora gufunga ufite ibibazo, ukimanika ukiyica, ushobora kuwukubita umuntu. Inkweto nazo zifite aho zibikwa kubera iki bashobora kubika izo nkweto. Inkweto nazo zibaye nyinshi aho abantu baryamye, zanuka, zateze mbutiyaje. Buriya aba bagabo baba bafite ubwenge bw'uburyo Imana yabahumekeyemo umwuka, mu mwuka w'ubwenge bwo bakubaka ibintu byabo. Icyo gihe rero ntuba ufite telefone, nta kindi kintu uba ufite, utangira inzira zo gusenga Imana. Yewe inzira zo gufungwa nzi ubu kugeza kuri izi saha ni inzira zo gukorera Imana. Nabonye ko mpuye n'abantu ba sosiyete inaniwe, bafite ibintu bitandukanye, ntangira kwiyumva ko ndi umukozi w'Imana. Aha hantu ndahava gute? Kuko buri umuntu w'Imana iyo ageze ahantu baba bati ngwino, batangira kuvuga ati nsengera, ngira inama, Imana imbabarire, bigende. Icyo gihe rero tubona ko akazi k'Imana katangiye. Iyo akazi k'Imana katangiye rero, naho wakagombye kwiganyira ntiwiganyira, aho wakagombye kurira wirinda kurira, kugira ngo umukristo atabona pasiteri ari kurira, ahubwo naza kubona umukomeza.
ntabwo wowe wararahindahiro yo gukomeza abantu mu byago no mu makuba ngo nuba mu byago ubwira abana ati turapfuye turashize ubwo urabwira uti abantu bajya kuburana mu gitondo bakabanza bagapfukama nk'abasengera abandi bakambira ati baza bakambira uko byagenze nako kazi nari ntangiye gukora inyuma rero abanyamakuru namwe mwari mu kanyu nyine mutari inkuru mucuruza kandi naracuruje ahantu batandukanye nanjye nabandi rero ubu nyine Yongwe yabaye Yongwe aho rero bagufunze abafunze bose bagira agaciro kangana kuko babaha serivisi zingana kurobora harya muri lock up wagiye iminsi ingahe utarajya mageragere oya namaze iminsi 27 utaramanuka mageragere 28 nari ngeze mageragere. Okay. Sasa uwo munsi bakubwiye ngo uyu munsi tujye kumanura mageragere wari umeze gute? Numvise ko noneho ngiye kwagurira ivuga butumwa hano hari abantu benshi kuko naravuze nti kubwiriza hanze birarangiye na kamera ntawo nzongera guhura nayo muri biganiro telefone sinzongera kujya kuri WhatsApp kuko naravuze ntubu rero Bibiliya niyo ntwaro nari mfite nafashe Bibiliya yanjye ndagenda mpageze rero nsanga hari abakozi b'Imana baranyakira icyo twabwira ahubwo meza situation ko kundi noneho uri kuri gate ya mageragere urimo kwinjira aha ngaho byari Sharia nahuriye n'Imana nasanze umuntu umwe w'umuyobozi uhayobora ambonye abati Yongwe ni mu mukure y'amapingu bankura amapingu ashakira amata yo kunywa n'umugati n'agasukari ninjira mfite amata n'umugati n'isukari ndagenda ninjira urumva mbasha no gusangira nabo twari turi kumwe tumanukanye nubwo twari dukiya kuko kurya byari byarangiye mu gitondo baratugaburira tuhageze dushima Imana urumva rero buri ukorera Imana icyo twabwira abantu bashira imbere Imana kuruta gushyira imbere ibindi bintu kubera ko ndi umukozi w'Imana nahageze byamenyekanye nabo bafite amakuru barampamagara bati Apotre Yongwe yaje abanzanira kacyayi abanzanira umukati mu gitondo icyo umuntu ufunze afite n'icyaguha turasangira mbona ko ari muri society ega ntabwo ari ikuzimu ntabwo ari ikuzimu ni inzu nyine yubakiwe abantu nyine bari kugororerwa cyangwa se abanyabyaha kugira ngo bigishwe baranabigisha kuko niyo umuntu yageze abanza kumara iminsi 7 bakamwigisha hakaza umunyamategeko akamwigisha uburyo kwica amategeko ari bibi atuba mwazize kwica amategeko uburere mboneragihugu bakakwigisha ndi umunyarwanda bakakwigisha serivisi ushinzwe umutekano akakwigisha iminsi 7 abantu biga kandi ko gukahava wumvise bakanakubwira ati ahantu ugiye kuba ubwo muri ahantu mukato ni muri society y'abantu benshi uzitware nk'umukristo mbese muzitware neza mutazagira gutya ukumva ko nyine wahagera nyine ukiyakira nyine twebwe rero nkanjye mpageze haba hari agatuti nyine bavuze ati igihe cyo kubwiriza kirageze banyakirira mu kirere aho rero nahageze bantegereje bavuga ati tugiye kwakira umuvuga butumwa kandi nari maze iminsi 27 mu masengesho nsenga ubwo nasabaga Imana ngo noye kujya imageragere Imana yo yampaye ububyutse bwo kujyana imageragere nasabye Imana noye kujya imageragere Imana yo yamasengesho nasengaga iyakuramo ububyutse irambwira ati ahubwo ubwo bubyutse utabusubiza muri social media utabusubiza mu muhanda ujyana imageragere ubwiriza abana banje njya kubwiriza rero abana b'Imana imageragere yes ukimara kwinjiramo bakwakiriye gutyo ninjiyemo baranyakiraremo abakristo n'abapasteri yaba bati noneho kabisa amagini agiye gushya amagini agiye gushya ntangira ivuga butumwa ariko iyo uhageze nyine uracanganyikirwa gereza ntabwo ari ahantu wakwifuriza umuntu ni muri gereza nyine ni muri gereza nawe urumva ahantu hatwarwa abantu b'ingeri zose bakoze ibintu bitandukanye urwana n'umwuka ukomeye mu buryo bw'umwuka uri kurwana mu buryo bw'umwuka ubwo rero iyo society winjiyemo ibigutegereje uri mushyashya byanze bikunze rero ugomba gutangira kuvuga ubutumwa bwiza kuko sinari guceceka sinari guceceka abantu bambonye ntangira kubwiriza so muri gereza wabwirizaga muri gereza habamo amadini asenga habamo adeperi habamo iyeri habamo itorero rihuje amadini yose ritwa eyapu ibamo
harimo ama worship team, harimo amakorari no muri gereza y'abagore abagore babukwabo hari gihe bamanuka mu biterane ugakora ibiterane by'abantu 10,000 ukabwiriza nyine bitangaza bikaba abantu bakihana imbere y'abantu 10,000 w'Imana ukamanuka igiterane se wapfa kubona igiterane nk'icyo muri gereza muri iki gihe wagikura ise ninde muntu wakora igiterane gikazamwe abantu 7,000 cyangwa 10,000 10,000 byose bikaba bikumva cyangwa 7 cyangwa bingahe umuntu wese uri muri gereza urabwiriza akakumva gospel ayibwiriza kabisa ibyuma bafite amabafure bafite amapiano bafite ibintu byose kubita nyine ijambo ry'Imana ukumva n'abaryamye mu nzu n'utashaka kubyumva byumva aryamye ukabwiriza kabisa nabane nahangaha hari umurimo kabisa ndabwiriza ariko wamara kubwiriza nyine ukumva ijwi rikubwira turafunze kabwira ati genda babwiza ukuri mwihane muri imbohe bagenzi banjye turi umwambaro nambaye umunsi umwe rero wambereye mubi hari ubwo nari mfite igiterane muri gereza y'abagore muri gereza y'abagore ubwo nyine hari abantu yo habaye igiterane muri gereza y'abagore hari ubwo bajyana n'abantu bake itorero ryateguye ryandikisha abagabo bazajyayo urumva rero muri gereza ubwiriza wambaye ikabutura ubundi mu gipangu nyine aho ngaho muri gereza hasanzwe wambara nyine imyenda isanzwe ugakubitamo ikositimu yamba kositimu yanjye nayo narayajyanye ugakubitamo abantu bambaye neza muri gereza mu imbere iriya uniform abantu bayambara ari uko za kositimu zawe nziza zose ziriya nari narazitwaye izo nari natwaye ugakubitamo ikositimu nziza ugakubitamo agakweto ka congo ukajya hariya ukabona abagabo baje gusenga wagira ngo naba mbese abantu bose nyine bafunze abuzi bafunze bose bakaza gusenga mu giterane nyine hari umusero twagiye muri icyo giterane ahantu baba bati none ibintu byahindutse mu bagore ni ukwambara inifomo nyine kwambara ikabutura kutere inifomo nyine ukajya imbere y'igiterane ugakubita uwo munsi nabwirije nambaye ikabutura ndabana Imana nta amateka ni ariko abantu barihana nyine muri gereza abantu bashaka Imana kandi na leta itanga uburenganzira bw'uko abantu basenga barisa urumva nta kandi kazi ushobora kubyuka saa 12 ukumva korari ziri kurepeta saa 12 za mu gitondo noneho mu masaha nimugora kuva saa 12 kugenda kugeza saa 4 za nijoro abantu barasenga ukagira ngo igipangu kiraho abantu barasenga bakestara ibyuma bagakubita ibiterane bya nijoro bacanye amatara ukabangwa hari Imana n'umwuka wera baragaza Imana zigafata abantu barihana ibyaha bavuza induru umuntu akaza akakongora ibyo yakoze nibyo batemeye muri leta umuntu akavuga ati giye ku bwa Yesu n'Imana ya Yosefu n'Imana nizeye abantu bagakizwa kubona ko ari umurimo w'Imana wamara kubwiriza ariko ukanibuka kuri muri gereza nawe uri mu bihano nyine ukagenda nyine ukaryamana n'imbohe bagenzi bawe ariko ibihano birarangira haba nibinejeje buriga muri gereza abantu babivuga ukuntu usibye akangako ko kwambika ikabutura na ikabutura abantu bose barazambara ikabutura nico navuga kubwiriza wambaye ikabutura amakote barambara ega mu kipangu imbere abantu baba bari mu buzima busanzwe ni mu buzima busanzwe ukeretse ko nyine baba bari mu bihano bakatiye abantu nta burenganzira ufite bwo kuhava ariko serivisi urata ese ko abanyeshuri barabyuka mu gitondo bakajya ku ishuri bakajya ku ishuri abiga icyongereza abiga icyarabu abiga igishinwa abiga ikigiriki indimi zose ziravuga icyanejeje muri gereza nuko usanga abantu bavuga indimi zose n'iki kintu wize muri gereza ibintu wizemo icyambere nize kubaha amategeko ntabwo nize kubaha amategeko usanga hari ibintu byinshi cyane abantu bakora bakica amategeko kandi amategeko afunga abantu akabashyira mu bihano icya kabiri mu byo nize nyine hari ibyo nari nkeneye bya hafi nize urumva ntabwo nicaye nari mfite amasaha 5 yo kwiga andi masaha 5 rero niga mu gitondo nkiga amasaha 2 nimugoroba amasaha 2 nimugoroba nkaganira n'umutica wanjye ibyo niga nayo amasomo yo kwigisha amasomo nigaga na amasomo nigaga ibijyanye n'indimi kugira ngo ninambuka umupaka ntazagombera umusemuzi kandi n'abantu biga ikidage biga igishinwa biga icyongereza umuntu wese iyo uhageze kwese umuntu asohoka ari umwenjeniyeri yatereka akayitaje nk'aka ngaka kandi yaragiye nta kazi afite
urumva leta ntabwo ijugunya abantu irabagaburira bakarya bakanywa ikanabafunga ikavuga ati wowe uzaba hano ikagukatira ibitabara kuko ufunzwe burundu kandi wanakurikira ugasanga icyo umuntu afungiwe rimwe na rimwe umuntu yaragikoze. Nuhe munsi wabaye umunsi mubi cyane mu mateka yawe muri gereza? Umunsi wakugoye, umunsi wakubereye mubi cyane? Ni umunsi mu rukiko rwisumbuye njurira hanyuma bagakofirima. Nari nasenze mbw'Imana ntiwambabariye kuko kubona ubutumwa mbubwirije hano bihagije ko abantu bamaze kwihana bahagije, wambabariye ngataha nkajya kureba abana ngasubira no mu kazi. Aho rero numva menya amakuru y'uko ngomba kuzaburana mu mizi. Ndavunika nk'umunsi umwe ariko sinacitse intege kuko abantu bambona nari umushumba kandi nyoboye abantu ndetse uwo mugoroba nari mfite n'igiterane. Okay. Hari umunsi ngo bakwibye Bibiliya muri gereza. Ndibuka turi mu rukiko byarambabaje cyane uvuga ko kantu ngo banyibye na Bibiliya yanjye. Numvise muri arimo kuza mu maso. Kariya kukavuga hari uburyo twari turivuze hanyuma bavuga bati gende ubwiriza ubutumwa bwiza, ninabwiriza ubutumwa bwiza gute na Bibiliya ntakiyifite. Ntabwo muri buriya ubundi ucunze uburyo abantu babayeho muri gereza n'uburyo abantu babaye niho hantu ushobora gusanga hataba ubusambo. Oya ntabwo rwose bikunze kubaho muri gereza, ntabwo biba muri gereza. Kuko niba ushobora gusiga umukati wawe hariya, umukati niyo mari hari ihenda, umukati n'isukari niyo mari ihenze, nko kuba ufite ikofe yawe irimwo amafaranga. Ukaba wasiga umukati wawe hariya n'isukari ugasanga nta wapfumuye akabati cyangwa ngo aterura akantu kawe ubikamo agakapu kawe, nta bujura buhari. Ariko Bibiliya rero nayirambitse ahantu gutya ndikurira hejuru aho ndyama, nsa nkaho nayibagiwe umuntu nzamutse nyibagiwe umuntu arayitora arayitwara, kandi hateraniye abantu nyine haburuntu ariko urebye ni ibisanzwe. Ntabwo ahantu hateranira abantu nk'abo habure n'ufite akaboko gakubagana, cyane ko ari abantu nyine n'ubundi baba banafungiye gukubagana. Igikuru kiba gihari ni umutekano wabo. Ariko byarakubabaje? Oya, ntabwo byambabaje cyane Bibiliya. Ntabwo byambabaje cyane Bibiliya kubera yuko Bibiliya ye nizera yuko uwayiba ashobora no kuyisoma akihana cyangwa yanayigurisha umuntu akihana. Kandi Bibiliya buriya ntabwo hahenze kugendana hahenze ibindimo, kandi naho ziratangwa. Hari n'imiryango itangamo Bibiliya, nk'abapadiri batanga Bibiliya, hari n'umuryango wa Bibiliya utanga Bibiliya, byoroshye kubona Bibiliya. Hariho n'abahise bangurira baranyoherereza Bibiliya ntibahabwa umugisha. Nice cyane. Turi mu rukiko bwa mbere bataragukatira utaraza gusohoza ubu ngubu bushize duheruka. Bwa mbere turi mu rukiko umushinjacyaha cyaje avuga ngo turagusabira harya ni imyaka 3 na hazabu y'amafaranga miliyoni 5. Arabishimangira cyane wa mama. Iki gihe wumvaga umeze gute? Oya, iyo ufunze ntabwo utekereza nubwo wagira inzu 10 cyangwa imodoka zo mu mujyi wa Kigali zose zikabigwa zawe, ntabwo utekereza inzu, ntutekereza imodoka na konte iri amafaranga n'uyitekereza. Utekereza ikintu cyagukura hagati aho ufungiye, cyagukura muri gereza. Iki gihe yavuga ya myaka 3 ngo arimo kugusabira imyaka 3 mushinje cyane. Oya, buriya umuntu yamaze kugera muri gereza no muri wageze muri station ya polisi, umuntu akagusabira imyaka 3, 5 cyangwa 7, uba wamaze kumenya ko ari ibikorwa, ko ari uburoko bukorwa, cyane aho uba hamwe uri muri station ya polisi, hari umuntu mu cyake baba bari guporopoza burundu, kandi nawe ubona ari umuntu mugenzi wawe. Undi akaba bari kumuporopoza imyaka 15, undi 7 uri ku nyandiko mpimbano, watanze sheke itazigami uri kuri 5. Wewe rero kuyuje ukumva barakuporopoza imyaka 5, niyo ucise intege uri mwana bakubwiye ati ibyo biroroshye, ati use wa 15 we ntazataha. Ntazataha. Mu bintu bya mbere byankomeje ngiye imageragere, najyanye n'umwana w'umusore nzasubira no kumusura. Umusore mwiza cyane, umwana w'umusore mwiza cyane, usa neza rwose, ubona uvuka nko mu muryango. Hari igihe ubona umwana w'umuhungu ukabona aravuka mu muryango so mu muhanda, ubona avuka mu muryango usa neza kabisa, muremure, umwana mwiza.
unitonda uvuga amagambo make bamukatiye imyaka 15 kubera viyore kubera se wakana we kagahungu yarakoze viyore bamukatiye imyaka 15 bari kumuporopoza oya bari bataramukatira mu poropoza 15 ambwiye se ndanamwegera niyabyemeraga arihana saba imbabazi ndamusengera ati cyane aragikoze none niba waragikoze umva ko leta itakwanga kwigukunda garukira Imana ngwino usenge uyatangiye no gusenga Imana ari mu bakijijwe muri gereza none nkabango niba uyu mwana imyaka 15 imuri imbere kandi ubwo yanashimaga Imana icyaha yari yakoze cyagomba kumukatira imyaka 20 cyangwa 25 we atomboye bamuha 15 urumva rero ntiwaba uri kumwe n'umwana w'umusheni ubona wakoze icyaha kandi koko kibabaje kandi agomba gufunga imyaka 15 we bari kugupropose 3 ngo ucike intege uramuhumuriza ukamubwira ati humura uroko buzarangira uzemere nujya mu rukiko rwo hejuru uzasaba imbabazi Imana izagufasha Imana izagufasha uzasaba imbabazi Imana izagufasha ibyo rero ngo nubigenza gutyo ujye guhumuriza nubigenza gutyo wowe ucika intege ugende urira utibitabapfu kandi ugomba kumukomeza ndumva nari mfite inshingano zo gukomeza abo tujyanye nabo nzasanga nabo twari dufungana iyo umukozi w'Imana akenewe ahari amarira ahari ibyishimo ahari umubabaro ubuhakenewe none ahubwo ikigora kwitwa umukozi w'Imana noneho ukaba uri kubwiriza ubutumwa bwiza witwa n'umunyabyaha ndibuka ndikubwiriza hari umuntu umwe yafunguye urugi ufitiye ububasha atubwo yongwe nkawe uri kubwira icyo abantu mbura icyo mubwira numva ndababaye cyane kandi igeze ahantu atubwo nkawe uri kubwira icyo abantu ariko ndamubwira ntavandi kumusaraba igisambo cyabwirije ikindi Yesu arakibira ngo kirahura muri paradiso ati kabisa ibyo uvuze ni ukuri nawe bayumvise ko mushubije mu ijambo nawe ngo igisambo cyabwirije ikindi kumusaraba Yesu arakibira ngo kirabana muri paradiso niyo mpamvu rero ntacecetse ndi kubwiriza ubuto kandi byaje gutanga umusaruro abantu barihana basubiza ibyo bibye hari ya Kimironko abantu barihana basubiza ibyo bibye na parikira barikura ubutumwa bwiza rero bukeneye abari mu mubabaro ubutumwa bwiza bukeneye abari mu gahinda ntabwo rero kuba pasiteri bigaragara ari uko wambaye amakote cyangwa kuko utwaye imodoka cyangwa kuko uri mu rusengero iyo ndahiro warayirahiriye ugomba kuyikorera kuyikoresha aho ugeze hose numvaga rero icyambere nge numvaga nta mutima undya kuko ari nibyo naregwaga nibyagendaga gute mbonye ko byica amategeko namenye ko byica amategeko nari namaze kubwira ngo mbabarira mfata n'icyemezo cy'uko nzasaba imbabazi yaba ari sosiyete yaba ari na leta ndabyibuka usaba imbabazi wasabye imbabazi sosiyete usaba imbabazi mukuru w'igihugu usaba imbabazi abajaji usaba imbabazi abantu bose ni ryari wamenye ko biriya bintu byose bari kukurega ko ari icyaha kuri wowe cyangwa ari amakosa natinze kugira ngo tunasoze muri makeya icyaha ni ubugome kandi icyaha kiba mu mutima munashobora icyaha ni ukwica amategeko igihe cyose rero inzego zikubwiye ati wicaha ugacaha ngaha ibukora byisha amategeko ukumva babikubwira bakanabigusomera wakagombye kudasakuza cyane je niyumvishaga ko nsanzwe nzi neza ko gusaba imbabazi biri mu butsinzi kwemera no gusaba imbabazi no guca bugufi biri mu butsinzi kuko nizerera mu murongo uvuga ngo kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro kwishyira hejuru kubanziriza kurimbuka ukiretse rero no gusaba imbabazi leta nanasangana umutima usaba imbabazi no mu buzima bwa buri munsi inshuti zanjye izo tugenda nabo dukorana iyo hari ikibazo cyabonetse nagonganye n'umuntu ntishe n'itegeko mba nzi neza ko nshobora kumubwira ngo mbabarira kuko muri mbabarira niho agakiza kagaragara umuntu rero utagonda ijosi utemera ntabwo biba ari byiza kandi ikindi kibintera buriya nzi ko mu Rwanda babarira ibintu bikomeye ibitari kubabarirwa leta yagiye ibibabarira abantu hanyuma rero icyaha cyo gishingiye ku myumvire n'imyizerere byoroshye ko nagombaga kubabarirwa nkagaruka muri sosiyete nkabwiriza ubutumwa bwiza ega nibi dukora iyo twabwirije ubutumwa bwiza tuba turi kubaka igihugu
tuba turi kubwiriza ubutumwa bwiza abantu bakihana bagakizwa bagahindukira. Nagombaga rero guhinduka ahubwo nkagaruka ndi mushyashya, ari naho nagaruka mbwira abantu. Icyo nigiye mageragere nuko nigiye kwibya abantu birukanka ku isi byose nubusa, nuko nize ko umuntu ashobora kubana n'abantu bose amahoro, ukarara muri ahantu hatoya leta yateguye, igororero ryateguye, ukaharira, ukahakorera imirimo yawe, ukabika utuntu twawe, ukabana n'umuturanyi mudahuje ingeso, mutiganye, mutavukanye, muhuriye aho, ukubahiriza amategeko yo mu kigo, ukabana n'umuntu wese amahoro. Icya kabiri, nasobanukiye ko ari umuntu ni inyamaswa ibasha kwakira ubuzima bwose. Bintu usanga twasaze ku matelefone twirukanka turwana, umuntu atagira n'umwanya wo kujya mu rusengero gusenga, biriya byose birahagarara, ugatungwa n'ibyo leta yateguye, cyangwa se muri za nshuti ukabona inshuti. Ikindi nize nabonye ko umuntu wese ukora, nawe nkubwiye n'abaza gukurikira BigTown na The Vibe, mbabwira ngo ni byiza ko umuntu yakwiteganyiriza, ugafata mu byo utunze, wabona 100 ukabika 25, wabona 50 ukabika 5, kuko utabuze ejo hawe uko hazagendeka. N'umuntu yarwara, n'umuntu yahura n'ibibazo, yahura n'ibyago, kwiteganyiriza ni byiza. Ni byiza. Nibyo rero nize, hariya rero niyo mpamvu naje nje mbwira abantu yuko ntazasubira mu muhanda. Nawe nagushimira iki kiganiro tuganiriye, ariko ibiganiro bimbaza bimpuza n'abantu muri rwaserera, ngo naka yavuze gutya, ngo naka yavuze gutya, birimo amagambo y'ubusutwa, birimo gusebanya, birimo gusobanura, ntabwo ndi umusobanuzi. Ubutaha nuza kundeba nakwakire kugira ngo mbikubwire, uzajye uzutere kamera tubwirize ubutumwa bwiza, kandi nawe Imana yakugiriye neza. Yaguhaye umugore, yaguhaye umwana, BigTown yarayizamuye, yaguhaye umukozi uwo mukorana, Imana ikwiriye kuba. Uzajye uzutere kamera yawe, mbwirize ubutumwa bwiza, abantu bihane, tuvuga Imana ishobora byose, abantu bazubaka. Ntabwo nazahora muri agapiyaga bya biganiro bishakisha views, ikazanduru ngo ndatwite, bimwe byagiye bici wawe rwa rusaku. Oya, ubundi pastor ndi umushumba, ndi umubyeyi w'abantu, ntabwo nzongera kwisiga imyanda muri bya biganiro bya karabaye. Nice. Hari ikindi kintu cyabaye nk'ikibazo muri iki gihe kugira ngo unafungwe n'ibindi byose, inyigisho zo gusaba amaturo. Ibyo byose, ibyo biri muri bya bindi byose nihanywe, ndanabihanirwa. Amaturo ntabwo leta yakuyeho amaturo, nta n'umbujije gutura, ariko ituro ry'umutima ukunze Imana iraryemera. Iryo itemera ni ituro ryo ku ngufu, cyangwa ry'agahato, cyangwa ryo guhendahenda abantu. Sibyo? Naho ituro ry'umutima ukunze Imana iraryemera, kuko watanze ituro ry'umutima ukunze ntabwo yajya kuriregera, nta nubwo adashubizwa ibyo yaritangiye yajya kubiregera. Kandi bafite n'isengero, abantu bajye batanga amaturo mu nsengero zabo. Mu nsengero zabo amaturo yubahwe, atangwe mu buryo bwiza budashyirisha abantu, n'abashaka amaturo nawe yasabe mu buryo bwiza butakoze Imana isoni, cyangwa se butabajyana muri gereza. Nimbwiriza ubutumwa bwiza abantu bakihana bagakizwa, nzahabwa ingororano z'abakijijwe. Kandi nanone nimbwiriza ubutumwa bwiza Imana ikabona ko ndi kuyikorera, Imana izanshyigikira. Ntawakoreye Imana ngo yikorere amaboko, nta n'uwayikuri. Ndetse n'ibyo dufite nuko kumenyekana, n'aka kuka duhumeka twabikuye mu kubaha Imana. Intumbero yanjye ni intumbero y'ubwami, tugiye gukora ikiganiro cyitwa intumbero y'ubwami. Dutumbira ubwami bwa Yesu Kristo, tubwiriza ubutumwa bwiza, haba ari kuri YONGWE TV, haba ari ku macana atandukanye. Bazambona mvuga ubwami, ntibazabona mvuga amafaranga. Kuko amafaranga iyo wiyubatse mu bwami ukubaha Imana, amafaranga azagukurikiye, aragukurikira natari mu bibazo n'induru. Ntabwo rero amafaranga yancumuza, nta nubwo azongera kuncuma. Ukeneye ko musengera nzamusengera, hanyuma ukeneye ko muha inama nzayimuha, ariko hari mistake ntazongera kugira kubera yuko nasanze atari ngombwa. Slogan ya I mean digiri mini iracyakomeza.
ayidigiri mini digi kuba kubwira umuntu ko yakira nonaha iryo ni ijambo ry'Imana. Kubwira umuntu ko umuntu yakira ngo ayidigiri mini digi ni nonaha wizeye Imana yakubabarira ibyaha ayidigiri mini digi watuye ibyaha wababarirwa. Ariko ayidigiri mini digi ni mutanga amaturo ayidigiri mini digi ni mutu oya ibyo si iryo jambo ryaragiye abaryizera bazarikurikire ariko hariho nandi magambo menshi tuzakoresha. Asante sana njengo murimo kumva ko Yongwe hari ibyo yahinduye byinshi kandi yaranasabye imbabazi mu byukuri no mu kuvugana urabona ko hari ibintu byinshi byahindutse. Bira bigano byo mu mihanda arimo kuvuga ngo nta nubwo azongera kubikora niwe ushaka kuza mukaganira no kuganira ijambo ry'Imana. Ese muri inzira waciyemo wabonye amasomo menshi kandi gospel muri iki gihe irimo amatiku menshi ateye ubwoba, abantu barimo guterana ngo ubuhanuzi bibinyomye harimo ibintu biteye ubwoba. Sinzi nimba muri iminsi ngahe wamaze kubikurikirana kugira ngo bashe kumenya uko bimeze. Ibi ngibi nababikora urababwira iki nirihe somo wabigisha? Ibyo twabwira abakora ibyo ngibyo ntabwo ari byiza. Ubundi niba umuntu ari pasitoro akwiriye kugerageza kwitwara nka pasitoro akavuga nka pasitoro ni umushumba ni umubyeyi w'abantu benshi kuko namenye ko bigusha abantu. Mfite inshingano zo kubasengera, mfite inshingano zo kubahamagara nkabwiye ese mwabiretse mukabivamo ko Imana izabaho inyungu zikijijwe zitarimo kwica ubugingo bw'abantu kandi ko ibintu bihanwa n'amategeko mwabiretse. Abo rero nuko jewe nicyo shobora gukora ariko jewe ntabwo nzabigarukamo ahubwo uzabingaruramo azajya kubwiriza ubutumwa bwiza narindi kubwiriza imageragere. Bagomba kubireka. Yenda umuntu w'umusaza nta muntu uzongera kunzana mu bintu nk'ibyo bitunguka by'amadini. Umuntu nagenda akanywa inzoga agasinda ari pasiteri hari abari mu muhanda bazamuvuga jewe nzamfite inshingano zo kumusengera. Umuntu nagenda agatukana n'umuntu akamenana amabanga y'ibyo yakoranye n'umuntu wumvise jewe mfite inshingano zo kumuhugura no kumusengera. Simfite inshingano zo kumukoraho komanteri kuko iyi Imana ipfushije abantu nkwiye kurira kuko Imana yapfushije ntabwo nkwiye gukora konseri ngo nunguke amadolari. Oya ibyo biganiro viyuzi zibyara ayo mafaranga amafaranga akomotse muri ibyo n'umugisha ukomoka muri ibyo ntabwo ngushaka. Umugisha ukomoka muri ibyo viyuzi zikomotse muri ibyo nazo nkeneye kuri The Vibe nta nizo nkeneye kuri Yongwe TV. N'umugisha ukomoka kuko nagiye ari nkavuga abantu uzirorere Imana izamumugisha kandi yaranawumpaye Imana izanyagura. Ibyo sinzabisubiramo ibikiri mu rwego rwanjye. Ubu ni ukubaka amatorero kubaka ububyutse mu Rwanda abantu bagakira impano zanjye zarahembutse zigakora abantu bakazuka bakakira ubugingo buzima. Sinzongera rero kwivanga muri ibyo. Ubambwirire rero naka kanuze kukabanza kugira ngo abantu bakumve kuko iki ni igihe cyo gusenga Imana no gukorera Imana. Kandi abagushijwe n'ibiganiro nakoze cyangwa se ibintu byinshi babonye kuri BigTown reka mabwire ngo bambabarire. Yongwe ukoze iki kiganiro ntabwo ari wa wundi Yongwe hari icyabaye muri iki roho nzima mu mubiri muzima. Ubugingo bwanjye ni buzima. Ndashimira Imana ko ubugingo bwanjye ari buzima. Ndashimira Imana ko abantu batandukanye twari dufitanye ibibazo bagiye babikemura. Ubu rero noneho kubaha Imana yo gufatanyijwe n'umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Kandi nta mahoro y'umunyabyaha ni kuwiteka avuga. Mfite amahoro kuko numva irari ry'ibyo nirukankagamo byose byacishijwe bugufi. Nta nubwo nzongera kuba mu bintu bihinda. Ntabwo nzongera kuba ubonye se nubonye ko nizeye n'akamoto nicariye ku kamoto se ntubizi se uko ngenda kurikira ibiganiro urabizi uko ngenda imodoka henze n'ibibonye nizeye n'akamoto se nigendera n'amaguru nkigendera n'akamoto n'akagare ahubwo niba ngombwa nzakagura nge nkanyonga ariko n'imodoka sinyizira kuko habaye imodoka ntiyabura ipine wumvise ntiwahabura ipine cyangwa ikurudumu yayo. Turashimira Imana rero ariko kwicisha bugufi nibyo byiza. Icyubahiro ni icy'Imana n'abari kukirwanira genda kuzamura icyubahiro cy'Imana n'itara ry'Imana ntabwo ndi kuzamura ibindi. Nice cyane. Harya mageragere n'amezi angahe? 6 yaragiye kuzura. 6. Nicyo wasanze cyahindutse cyane hano hanze kuko hano hanze hano hanze rero umuntu avuye muri gereza wameze nka yamumyi
babajije ngo urabona iki ngo ndabona ibintu bimeze nk'ibiti ntabwo nakubwira ngo hahindutse iki ntara nanjye ubwanjye ntarumva ntabwo ndabyumva ntabwo ndafata ikirere umenye ngo byarimbitse iki iyo uvuye imageragere ukakura amezi nk'ariya byari byose bigusaba kubanza gutekereza ukadindira ukibaza ngo ndaca hehe ndinjira gute ndasohoka gute mu bibazo nsanze cyangwa se nanjye ndongera natake gute nk'umuntu w'umugabakazi ariko ndashimira Imana ko yanandindiye n'akazi hanyuma mu by'ukuri ndashimira Imana. Akazi kawe ibikorwa byawe ntabwo wasanze ko iyo uje nyine usana ibyangiritse byaba ari mu kazi by'abantu mu kigo cy'itangazamakuru byarageza kureba ibyapfuye nibihe byahagaze niyo bitagenda neza no kwibaza nyine uburyo Imana iza kugushyigikira ariko iyo ibintu byavuye ku Uwiteka arabishyigikira. Umuntu umwe wari ukumbuye cyane avuga ngo baransohotse nkamubona bwa mbere nakwishima ninde? Ubwo se wagira ngo hari uwarenza abana banjye mwana. Nari nkumbuye abana mu rwego rukomeye. Hari umwana rero mfite ngira ngo ni umwana wa kane we yarariraga mama akabura ibyo afata yari yaranze no kwiga. Jyaga kwiga mu gitondo akarira kanga kwiga n'akabebe gatoya n'umutoya urumva byari bikomeye. Nari nkumbuye abana nkumbuye madamu nkumbuye society n'abanyamakuru nari mbakumbuye. Kandi baransuye mu buryo bukomeye baransuye abantu. Ubu rero ndi umuntu ugomba kubahisha abantu bansuye nkubahisha bakunda nkubahisha abo nabwirije nkubahisha abantu barenga 1000 babatijwe hariya muri gereza y'amageragere nkavuga ngo ndi umushumba ndi umubyeyi. Icyo nabwira abantu abankunda babandi bakunda ibindimo abababajwe n'impano zanjye nari narajyanye nakuraga iby'Imana nkanabivanga n'urusaku. Nta kindi gishoboka nuko ndi kubwira Imana ngo Mana hari umusozi ukeneyeho umuhanuzi wunjyaneho hari umusozi ukeneyeho umuvugabutumwa wunjyaneho Imana nayo nimpage nishyigikire mbone ibyuma mbone sare mbwiriza ubutumwa bwiza kandi butari mw'inkobe. Nibyo. Ese wabashije kuvumbura gute imitima y'abantu beza n'abantu babi muri iki gihe cya iyo wahuye n'ibibazo kuko kenshi umuntu nubwo ahita abona bagiti kuvumbura imitima urayibona uriya ibintu bya social media hari umuntu ukunda ko washakuje cyane wahatwitse hari n'abantu bazi Yongwe wa kera n'umuhamagaro wa kera mbabwire ko ibi narindimo byo mu muhanda byarabagushije kuko byabagushije rero urumva bari barakaye hari abantu bari bandakariye cyane ariko bishimye cyane hari n'abakundaga cyane Yongwe ndi muri rwaserera bati Yongwe kabisa bapfumara batwemereza n'ibindi ibyo rero abo ngabo nabo bizagenda neza. Yongwe iki murimo ni ukubwiriza ubutumwa bwiza no gukorera Imana. Ntabwo Imana yampamagaye ngo nirirwe mu muhanda sakuza sinzongera gusakuza nta n'uwanjye uzongera kubibaho. Asante sana urakoze cyane Apotre Yongwe. Harya turasoza gute hari icyo ushaka kubwira abantu barimo gukurikirana reka tubwira abantu rero abakeneye ko bambabariye abakeneye kumbwira ko bishimiye umuhamagaro wanjye abansuye batambonye reka mbabwire ko nomero yanjye ari 0788541118 reka tunabisengera Imana ubundi ikiganiro cyose uzajya tuzatubanza dusenge tunagisengera. Nyagasani Imana iri mu ijuru dusengeye amagambo mvuze aze gufasha abantu bayungurure mwameza akwiriye abubake kandi uha abantu kubaha amategeko no kubaha Imana abantu bave mu byaha bakizwe bakorera Imana ubuntu bw'Imana busage kuri buri muntu wese uzakira Yesu kubw'iki kiganiro n'uzahinduka agahindukirira Imana utanga agakiza mu bantu cyane cyane abababaye abari muri gereza abari mu mibabaro itandukanye ububake ubagire neza. Turagushimira ko waduhaye igihugu cyiza cyemerera abantu no gusenga bari mu byago bari mu mubabaro ukomeze kucyubaka mu izina rya Yesu Kristo amen. Asante sana murakoze cyane. Until next time ingini BigTown TV, don't forget to subscribe for more to come. Until next time, ciao ciao.